hari ikintu cyahozeho muri Minisiteri y'Ubuzima cyo gukurikirana isuzuma ry'ibintu bijyanye n'isuku mu mahoteli, mu mabare no mu maresitora. Icyo kintu kikaba cyarahozeho ku buryo byabagaho nibura buri gihembwe. Icyo kintu kikaba gisa n'icyahagaze, tukaba twibazaga ese cyaba cyarashyizweho n'uwahoze Minisitiri w'Ubuzima Dr Ntawukuriryayo, cyangwa se byaba byaragenze bite kuba kitagihari? Murakoze cyane. Nyirango ni imikorere itari myiza ikunze kubaho mu bintu byinshi. Ntawukuriryayo akiri Minisitiri w'Ubuzima nawe yagombaga kubwirwa kubikora, ntiyabyibukaga kenshi, ntabwo ari we wabishyizeho. Ibyo byose muri ibi by'isuku, yaba ku mubiri w'abantu, yaba yaho baba, yaba ibyo bafungura, byaba iby'iki, ni polisi twarashyizeho kuva na kera, kugira ngo ariko kubyo operationalizing, kubishyira mu bikorwa abantu bakabigiramo intege nke, hakaba rwose nawe uvuga rimwe na rimwe bagerayo bakihohora, bakabwira abantu bagiye kureba mu mahoteli ngo ariko ubundi ntabwo ari twebwe, ni perezida